Sabato nziza, umunsi umunezero. Reka twongere dushimana iyo yakomeje kubana natwe no muri aka kanya turiza tudashidikanya kuri kumwe natwe. Izina ryayo habwa icyubahiro. Murabizi ni gahunda twatangiye dutangiye isabato, ni gahunda y'amateraniro y'ivugabutumwa zamara icyumweru yateguye n'itorero rya Sayo ya Nyarugenge biciye mu ishuri ry'umuziki rikorerayo Amazing Grace Academy mu nsanganyamatsiko rusange ivuga ngo handitswe ngo, aho tuzagenda twigiramo ibyigisho bitandukanye cyane cyane bigaruka kuri iyo nsanganyamatsiko, ibyigisho 10. Mu byigisho bibiri bimaze gutambuka byose byagiye bigaruka kuri insanganyamatsiko. Ndongera gusubiramo impamvu iyi nsanganyamatsiko handitswe ngo yatekerejweho kandi ari ingenzi cyane. Niyo dusomye muri Mateyo igice cya 4 tubona iryo jambo ryarakoreshejwe na Kristo, aho yavuze ngo handitswe ngo umuntu natungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose aturuka mu kanwa k'Imana. Rero Kristo abivuga yarari mu ijambo dukunda gukoresha ry'icyongereza gukotinga, yarari kusubiramo cyangwa kuvuga amagambo aboneka nanone mu ijambo ry'Imana. Kuba Kristo yarifashishaga ijambo ry'Imana mu gihe yarageze mu bigeragezo, kuko ayo magambo yavuze igihe yari kugeragezwa na Satani, ni ingenzi cyane natwe yuko mu bibazo duhura nabyo, mu byo dukora byose, twifashisha ijambo ry'Imana muri iyi minsi iheruka amateka y'isi. Twagiye tubona ku cyigisho cyabanze twabonye amateka uburyo atwereka uburyo ijambo ry'Imana amateka yose Satani yagiye arirwanya ndetse arirega ibirego bigiye bitandukanye, ariko tubona n'uburyo Imana nayo yagiye irwanya ijambo ryayo kandi ikerekana ko ijambo ryayo ari ijambo ry'ukuri. Uyu munsi mu gitondo twongeye kubona kuri nyiri ijambo ari we Yesu Kristo, ndetse twagize byinshi twiga kuri we. Muri uyu mugoroba tugiye kureba mu cyigisho kitari bufate umwanya muremure, nanone kigiye kutubwira ikintu gitangaje cyagiye kibaho mu mateka, ni ukuntu ijambo ry'Imana ubundi mu ndimi izo tukunda kwita z'umwimerere ryanditsemo. Isezerano rya kera ryanditse mu rurimi rw'Igiheburayo ndetse n'Ikinyarama, amagambo amwe namwe, ariko isezerano rishya ryo ryanditswe mu rurimi rw'Ikigereki. Abantu rero kenshi bibaza uburyo indimi nk'izo zavugwaga kera, kuko Igiheburayo cyanditswe mu ijambo ry'Imana ntabwo ari Igiheburayo Abayahudi bo bavuga, ndetse n'Ikigereki gikoreshwa ubu ntabwo ari cyo cyakoreshwaga icyo gihe, hari uburyo cyagiye gihindagurika. Ariko noneho iyo basomye mu ijambo ry'Imana bagafata izo ndimi z'umwimerere bakagereranya n'indimi ubu duvuga, zaba Icyongereza, Ikinyarwanda n'izindi, basanga ijambo ry'Imana ubusobanuro bwayo cyangwa transition yagiye ibamo, ijambo ry'Imana ritarigeze ritakaza umwimerere waryo. Ibyo rero ni ibintu byagiye bitangaza abantu, uburyo inyandiko nk'izo zanditswe kera zikomeza kubungabungwa kugeza bwo dufite ijambo ry'Imana dushobora kugira icyizere. Icyo kintu rero cyakomeje gutangaza abantu, ariko kandi kuba byarabaye gutyo nibuvuze yuko Satani yicaye. Satani we kuva kera yakomeje kugenda agerageza kugaba ibitero ku ijambo ry'Imana ngo arebe yuko yarikura ku bantu cyangwa ariteshe agaciro. Muri aka kanya rero tugiye kureba mu mateka uburyo Imana yagiye ibungabunga ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo dufite ubu ngubu dukwiye kurigira icyizere. Niyo mpamvu icyigisho cy'umunsi cyitwa ngo Bibiliya mu burinzi bw'Imana. Bibiliya mu burinzi bw'Imana. Ubuprotestanti butangira bari bafite zimwe mu masiroga bagena cyangwa bimwe mu byo bashingiragaho ubuprotestanti bwabo, harimo icyitwaga sola scriptura, ibyanditswe byera byonyine. Icyo kintu cyafashije bamwe mu bakurambere b'abaprotestanti, kuko cyabafashije kurushaho kubasha gucukumbura mu byanditswe byera, bagenda bamenya ukuri kugiye gutandukanye. Ibyo kandi byatumye bifasha itorero ry'Imana ryabagaho muri icyo gihe, ndetse birakomeza birakura, bikaba ari byo byafashije n'itorero ryacu tubarizwamo ry'itorero ry'Abadventiste kuba barashingiraga ukwizera kwabo kose mu byanditswe byera, kuba icyo babonaga cyose barakigerereshaga ibyanditswe byera. Ni ingenzi cyane rero natwe yuko duha agaciro ibyanditswe byera. Hari umwe mu basizi wanditse poeme nziza cyane mu Cyongereza yise ngo
the anvil of God's word. Buriya biragoye gufata poeme yanditswe nko mu cyongereza uyishyire mu kinyarwanda cyangwa iri mu kinyarwanda uyishyire mu cyongereza, kuko abasizi kubera uburyo ari abahanga bo bafite uburyo bakoresha amagambo yabo gusemura icyo kintu bikakugora cyane. Ariko hano muri iyi titire y'iyi poeme ivuga ngo the anvil of God's word, harimo ijambo yenda benshi tutumva ryitwa the anvil, ANVIL. Iyi ngiri nimba abantu bazi ahantu abantu bacurira ibyuma, haba ari ibikoresho bigiye bitandukanye, ariko hari icyo bita ibuye ry'umucuzi. Ese abantu bigeze babona ibuye ry'umucuzi bamanike? Ndabona muri benshi cyane. Abatararibona, ni ibuye umucuzi mu gihe ari guhonda icyuma gishyushye afite inyundo akubitiraho icyo cyuma gishyushye. Mu cyongereza niryo bita the anvil. Iryo buye ry'umucuzi rero nahanga bavuze yuko ijambo ry'Imana, uyu musizi we yashaka kwerekana ijambo ry'Imana rimeze nk'ibuye ry'umucuzi. Umva iyo poeme noya twagerageje kugenekereza mu kinyarwanda uko yavugaga. Yaravuze ngo umunsi ukuze nahagaze iruhande rw'umuryango w'umucuzi. Muri uwo mugoroba numva urusaku rwavaga ku ibuye ry'umucuzi. Hanyuma ndebye mbona hasi inyundo nyinshi zishaje. Zashaje kubera gukubita iryo buye ry'umucuzi imyaka myinshi. Nuko ndabaza ni ufite amabuye angahe yo guciriraho? Byagusabye amabuye angahe yo gucuriraho ngo izo nyundo zose zibashe gusaza? Maze aransubiza ati mfite ibuye rimwe gusa nkoresha mu gucura. Ngo nuko nyitegereza ari guhonda mbona n'indi nyundo ihise ivunagurika kubera ari gukubita kuri rya buye ry'umucuzi. Ngo nuko rero nanjye nekereje neza mbona yuko ijambo ry'Imana ari nk'ibuye ry'umucuzi. Imyaka myinshi yashize abayihakana bagiye bayikubita ibirego byinshi bimeze nk'iyo nyundo, ariko urwo rusaku rwo gukubita ijambo ry'Imana rwagiye rwumvikana. Ibuye ry'umucuzi riracyariho, mu yandi magambo ijambo ry'Imana riracyariho, mu gihe inyundo zakubitaga iryo buye ry'umucuzi zagize zite? Zashaje. Mu yandi magambo ntagitangaza yuko Bibiliya yagiye ikubitwa ibyo birego, ariko icyiza nuko ibyo birego byagiye bikubitwa Bibiliya byo byageze aho bigira iherezo, n'ibindi bizaza bigende, ngo ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Ni ingenzi cyane yuko twizera ijambo ry'Imana. Umwe mu bahanga babayeho mu mpera z'ikinyejana cya 18 ashyira mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 witwa Voltaire w'Umufaransa, yahagaze imbere y'abamwumvaga avuga ashize amanga ati ndababwiza ukuri iyi Bibiliya mwirirwa musoma mu myaka 100 izaba itagisomwa. Voltaire yari umuhanga w'umwanditsi uhakana Imana, avuga ayo magambo imbere y'abantu. Icyaje gutangaza nuko mu myaka 100 yashize ibitabo bya Voltaire byataye agaciro, kuko ngo ibitabo bimwe 92 byanditswe na Voltaire ngo mwimurikagurishwa ngo byaguzwe $5 gusa. Ariko mu gihe abantu bari gushaka inyandiko za kera za Bibiliya, haje kuvumbukwa inyandiko mu Kigereki ngo mize y'Abongereza ihigura $500 by'amadolari. Ni amafaranga menshi. Bikwereka uburyo nk'uwo mwanditsi wavugaga yiyemera yuko ijambo ry'Imana rizata agaciro, ahubwo ibyo yanditse bita agaciro, ariko ijambo ry'Imana rigumana iki? Agaciro. Ni ingenzi cyane yuko rero abariho muri iyi minsi twizera ijambo ry'Imana. Reka tubumbure Bibiliya dusome muri Zaburi ya 12. Turasoma amagambo ahereye ku murongo wa 7 ndetse dusome n'uwa 8. Haravuga ngo amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye, ahwanye n'ifeza igeragejwe mu ruganda rwo mu isi, ivugutiwe 7. Uwiteka azabarinda, uzabakiza ab'iki gihe iteka ryose. Ngo amagambo y'Uwiteka ngo ameze nk'iki? Nk'amagambo atanduye. Rero ijambo ry'Uwiteka yiyemeje kuririnda, yararirinze kuva kera ubwo Satani yabwiraga abakurambere bacu Adamu na Eva ati gupfa nimuzapfa umunsi mwariye kuri iki giti cyabuzanyijwe, kandi byari binyuranyije n'ijambo ry'Imana.
mu mateka iyo ukomeje ubona ko buri gihe Satani agenda agatanga ikinyuranyo cy'ijambo ry'Imana rivuga. Twagera ku babayeho nyuma ya Nowa, ubwo Uwiteka avuga ati mubyare mwororoke mugwire isi, ari ijambo ry'Imana ribivuze, bo bagavuga bati ahubwo mureke twiyubakire inzu ndende tuyituremo tudatatanira ku isi, ngo twiyubakire ngizina rigira rite rimenyekana. Uwo ni Satani agiye gukora mu bihe byose by'amateka. Ijambo ry'Imana yo dukomeje tukagera mu gihe cya Mose, ryaje kuri Mose riramubwira ati genda ubwire Farawo arekure ubwoko bwanjye bujye kunambira. Ariko Farawo arinangira umutima, nta wundi amuvugiragamo uretse Satani warwanyaga ijambo ry'Imana. Turakomeza twagera mu bihe by'abami b'Abisiraheli, tuhabona inkuru zigiye zibabaje nubwo bari barabikijwe ijambo ry'Imana, hari bamwe bagiye barirwanya. Niyo dusomye muri Yeremiya igice cya 36, reka tubumbire Yeremiya igice cya 36, turasoma duhereye ku murongo Yeremiya 36, turasoma duhereye ku gice cya 20, ku murongo wa 20. Ntago turi yasoma amagambo yose, ariko harimo inkuru y'umwami Yehoyakimu ubwo yashyirwaga amagambo yaramaze kwandikwa n'umuhanuzi Yeremiya, ngo Yehoyakimu ngo icyo yakoraga ngo umuzingo wose bamaraga kumusomera ngo yarawucaga akawujugunya hehe mu muriro. Urumva Satani ajya gukoresha abantu bagiye batandukanye kugira ngo arwanye ijambo ry'Imana, ariko Kristo nawe yiteguye kurwanira ijambo rye. Bituma iyo usomye ku murongo wa 27, ijambo ry'Uwiteka ryongereza kuri Yeremiya rimutegeka kwandika amagambo nanone umwami Yehoyakimu yatwitse. Rero nshuti zanjye, ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo ijuru n'isi bizashira, ngo ariko amagambo yanjye azahoraho iteka ryose, nk'iyo dusomye muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 35. Ijambo ry'Imana rishobora kurwanywa. Uryo buye ry'umucuzi inyundo nyinshi zizaza zikubiteho, ariko izo nyundo zizasaza, ariko inyundo y'umucuzi izagumaho iteka ryose. Rero mu gihe tubona byinshi bigenda birwanya ijambo ry'Imana, kuko ni byinshi cyane birahari, mufata urugero haba mu byo twiga, haba mu byo duhura nabyo buri munsi, ni ingenzi cyane yuko buri kintu cyose, buri gitabo cyose uzasoma, buri mitekerereze yavumbuwe n'abo twita abahanga, yose ni ingenzi cyane kwigeresha ijambo ry'Imana, kuko niyo standard ikwiye kugufasha kubasha kumenya icyo ukuri n'iki kinyoma. Rero mu gihe ijambo ry'Imana tutayihaye agaciro, niho tuzagwa mu bibazo bigiye bitandukanye. Ariko ijambo ry'Imana mu gihe turihaye agaciro kandi buri kintu cyose tukagenda tukigereranyisha ngo handitswe ngo, bizadufasha kuba mu burinzi bw'Imana. Uwiteka warinze ijambo rye yiteguye no kurinda abana be kugira ngo batabasha guteranwa n'imiraba igiye itandukanye. Urundi rugero dukomeje mu mateka uburyo ijambo ry'Imana ryagiye rirwanywa, haba Kristo amaze gusubira mu ijuru, naho dukomeza kubona abandi bantu bagiye bavuka barwanya ijambo ry'Imana. Tubona akarengane kakorewe abakristo mu ngoma y'Abaromani, abo iyo dukunda kwita the pagan Romani ya gipagani. Bishe abakristo benshi cyane babahora ijambo ry'Imana, kuko bahamyaga Kristo wazutse, noneho bibwira yuko ubu Kristo ndetse n'ijambo ry'Imana rizazima, ariko none ngo rushaho kugira imbaraga. Tubonamo abagabo bagiye batandukanye bahamije Imana, duhereye ku ntumwa za Yesu Kristo ugakomeza kubisekuruza byagiye babakurikira, bakomeje guhamya Imana. Satani yitegereje abona yuko iherezo ahubwo atazabasha gutsinda ubwoko bw'Imana, ariko Satani buriya ni umuntu watwize igihe kirekire, amaze imyaka irenga 6,000 yiga ikiremwa muntu, ni umuntu ufite strategy nyinshi zitandukanye. Niyo mpamvu ubundi twebwe ubundi imbere ye turi ubusa, ariko ku bwa Kristo turi abanyembaraga. Haleluya. Niyo mpamvu Satani buriya yiga strategy, yiga andi mayeri, ahitamo noneho kuvuga ati none reka ngerageze kwisanisha n'aba bantu, mbabeshye yuko nzanye ubukristo kugira ngo noneho ndusheho kugwabiza ijambo ry'Imana. Niho yakoreye mu umwami Constantine. Umwami Constantine avuga yuko ahindutse umukristo ndetse yemera no kubatizwa, ariko noneho umugambi ntago ari uwo kugira ngo ahinduke umukristo nyakuri, ahubwo yagira ngo afate ubukristo buvange n'ubupagani. Ibyo bituma none ijambo ry'Imana riva ku kurwanya mu buryo bweruye, ahubwo Satani atangira gucengeza inyigisho z'ikinyoma zitaboneka mu ijambo ry'Imana, bituma none abantu batangira
kudaha agaciro ijambo ry'Imana, abantu basigara noneho bari ku mitekerereze y'abantu ndetse n'imigenzo ya kera. Abantu niho tubona abantu batangiye gusenga ku umunsi w'icyumweru, niho tubona abantu kuko mbere ubundi basengaga ku isabato, niho tubona inyigisho z'abapfuye zatangiye kwinjizwa mu matorero ya Gikristo. Ibyo byose ari umugambi wa Satani wo kugira ngo agwabize ijambo ry'Imana. Ariko muri bamwe bakomeje gusoma ijambo ry'Imana, Satani nanone yakomeje gukoresha andi mayeri, noneho atera bamwe mu bayobozi b'itorero rya Gikristo b'i Roma, noneho batangira noneho no gukura Bibiliya mu bantu. Bagira aho bategeka yuko noneho Bibiliya umuntu wemeye kuyisoma gusa ari umuntu ukomeye mu idini ya Gikristo. Bibiliya zisigara zifitwe n'ababishopu, Bibiliya zisigara zifitwe n'abapadiri, ariko umuturage wo hasi ntago yari yemerewe gusoma Bibiliya. Ndetse baragenda bafata Bibiliya bayishyira mu rurimi rw'Ikilatini rutavugwaga n'abantu benshi, ku buryo byari bigoye yuko umukristo abasha gusoma cyangwa umuturage wese abasha gusoma Bibiliya. Yarazaga mu rusengero nyine bakamusomera, we nabashe kwisomera Bibiliya. Ndetse haza no gushyirwaho itegeko yuko umuntu uzagerageza guhindura Bibiliya akayishyira mu rurimi rushobora kumvwa n'abantu azicwa. Ayo n'ayandi mayeri Satani yakomeje gukoresha kugira ngo arwanye ijambo ry'Imana. Ariko Yesu Kristo yari ahari ngo nawe arwanirire ijambo rye. Niyo mpamvu yakoresheje bamwe mu bantu tuzi bakomeye babayeho, si uko bari bakomeye ku by'umubiri, ahubwo ku bwa Kristo bari bakomeye. Abo n'abandi ni Waridensi bashinzwe n'umugabo witwaga Peter Wardo. Bakomeje gufata abana babo baragenda, ubwo bari kurenganywa n'ingoma ya Roma ya Gikristo, baragenda bahungira mu misozi yo mu Bufaransa no mu Butaliyani, aho batangiye gutoza abana kwiga ijambo ry'Imana. Bakazajya bohereza muri kaminuza zo mu mijyi bambaye imyenda yanditseho ijambo ry'Imana nk'uko rivuga. Bagenda basharinga ubutumwa, bigisha ubutumwa bamenye mu ijambo ry'Imana. Bituma abantu benshi barushaho kugenda bamenya ijambo ry'Imana. Nubwo babayeho mu gihe gikomeye cyane cy'imyaka, iyo dukundi kwita imyaka y'umwijima, ntabwo ijambo ry'Imana ryigeze rizima burundu ku bwabo wa Waridensi. Niyo dusomye ibyahishuye igice cya 11, ntabwo tubijye muri detail, kwatubwira uburyo abahamya babiri ari bo bakunda kwita isezerano rya kera n'irishya bahamije Imana mu gihe cy'umwijima mu myaka ingana n'1260. Satani arwanya ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana rikomeza guhamywa nubwo abarihamyaga babaga bazi ko bafite akaga. Icyo gihe byarakomeje, aho haje kuboneka abagabo noneho bashize amanga, abagabo nk'aba John Wycliffe biyemeje gutanya noneho gusemura Bibiliya mu rurimi abaturage bo hasi babasha kumva. Haje kuza umwe mu bagabo nshaka ko tuganira cyane, wagize uruhare cyane kugira ngo Bibiliya y'Icyongereza iboneke, ndetse n'izindi Bibiliya zajya ziboneka nyinshi zishamikiye ku murimo wakozwe n'uwo mugabo. Ni umugabo witwaga William Tyndale. William Tyndale ni umugabo wavutse mu 1894, avukira mu mujyi muto wo mu Bwongereza witwaga North Nibo. Yagize amahirwe yo kwigira mu university ikomeye, University ya Oxford, aho mu mwaka w'1512 yaharangije icyiciro cya kabiri dukunda kwita bachelor. Arangije mu mwaka w'1515 none muri Oxford aharangiriza masters. Kubera yaragize amahirwe yo kubasha kugera ku nyandiko zigiye zitandukanye kandi ari umugabo w'umuhanga cyane, yabashe kugira amahirwe yo gusoma imwe muri Bibiliya y'Ikigereki yari iri muri library y'ikigo. Mu kuyisoma yatangajwe n'ubutumwa yari ikona muri Bibiliya, yibaza impamvu ubwo butumwa bufitwe n'abantu bamwe gusa, kuko yaragize amahirwe kugera mu nzego zo hejuru yabashaga kubusoma, ariko yibaza impamvu abaturage bo hasi batabasha kubusoma. Ahita afatamo initiative yo gukora umurimo, wari umurimo wo kwiyahura, kuko iyo afatwa yari kwicwa. Ahitamo gusemura Bibiliya ayikura mu Kigereki n'Igiheburayo ayishyira mu Cyongereza. Wari umurimo umukomereye, kuko mu Bwongereza icyo gihe hari haratanzwe itegeko yuko umuntu uzagerageza guhindura Bibiliya mu Cyongereza azicwa. Bituma ahunga igihugu cy'Ubwongereza ajya gukomereza umurimo we mu gihugu cy'Ubudage, kuko icyo gihe mu gihugu cy'Ubudage naho hari impinduramatwara yatangijwe na Martin Luther, aho yavugaga ati yenda mu Budage nshobora kubona bamwe banshyigikira. Yakomeje gukora umurimo we wo guhindura Bibiliya mu buryo bugoye. Rimwe na rimwe
yaravumburwaga aho abantu yabaga yishe, inyandiko zimwe zigatakara, zatakara kongera agatangira bushyashya agasemura Bibiliya. Yakoze umurimo ukomeye ku buryo haje gushakwa nk'ikipe y'abantu bakwiriye guhangana n'abaganga wa Tindari, maze Kiliziya y'i Roma ihitamo gushinga nk'umutwe wo kurwanya abantu barwanya basobanura inyandiko. Muri bamwe bari bayoboye iyo timu harimo umugabo witwaga John Coaches. Uyu John Coaches yanditse amagambo akaze kandi akomeye kandi anababaje yerekana impamvu Bibiliya idakwiye gusemurwa mu rurimi abaturage bumva. Mwumva amagambo yavuze. Yaravuze ngo isezerano rishya ryahinduwe mu rurimi abantu babasha kumva, mu by'ukuri ni igaburo ry'urupfu, ni ugukongeza icyaha, ni umwenda w'ubugome, urwitwazo rw'ubwigenge bw'ibinyoma, gushyigikira kutumvira, kwangiza imico mbonera n'ubupfura, guhagarika ubwumvikane, ni urupfu rwo kuba inyangamugayo, isoko yo kwangirika kw'imico, icyorezo cyica imico nyakuri, intandaro yo kwigomeka, amata y'ubwibone, intungamubiri z'agasuzuguro, urupfu rw'amahoro, kurimbuka k'urukundo, umwanzi w'ubumwe, umwicanyi w'ukuri. Mu yandi magambo, John Coaches we yatekerezaga ko mu gihe abaturage babasha kwiga Bibiliya mu rurimi bumvamo, ngo bazaba bari kwiga ibi bibi byose tumaze gusoma. Niyo mpamvu babonaga yuko kugira ngo babashe gukontorora abaturage, kubayobora uko bishakiye, babimaga kugira access ku ijambo ry'Imana. Abaturage niba babasha kwisomera ijambo ry'Imana, kandi byari ukuri koko, kuko umunsi ijambo ry'Imana ryari gufungurirwa abaturage bo hasi, hari kubaho impinduramatwara zitandukanye, kandi niko byaje kugenda. Ariko Tindari yakomeje umurimo ukomeye muri icyo gihe, ndetse nyuma aza guhungira no mu gihugu cy'Ubudage, bakomeje kumwigaza guhungira mu Bubiligi. Ariko mu Bubiligi aza kugambanirwa n'imwe mu nshuti ze, arafatwa arafungwa. Umunsi umwe umugabo umwe yabwiye Tindari, umwe mu nshuti ze aramubwira ati, se Tindari, ibintu urimo urabona tutari mu mahoro, twakabaye ahubwo. Yaravuze ati, ntitwakwibereye mu mahoro mu gihe dukurikiza amategeko ya papa kuruta uko twakurikiza amategeko y'Imana. Tindari amusubiza amagambo ashize amanga, amubwira ati, nanze amategeko ya papa, Imana nishima yuko ubuzima bwanjye burushaho gukomeza, nzakora uburyo umuhungu muto w'umuhinzi abasha kumenya byinshi mu ijambo ry'Imana kuruta wowe. Ubwo yabwiraga umwe mu bagabo bakomeye bize. Kandi koko byaje kuba ijambo ry'Imana ntibikeneye yo kuba warize amashuri ahambaye, ahubwo igikenewe gusa no kuberwa na Mwuka Wera mu ijambo ry'Imana, ukabasha gusobanukirwa kurusha wa wundi witwa ko yize. Ijambo ry'Imana rero ryagiye ribungwabungwa, kandi ribungwabungwa n'Uwiteka kuko niwe nyiraryo. Tindari ubwo yafatwaga yamaze amezi menshi muri gereza, ubwo bamusoraga bagiye kumutwika, kuko igihano cyari cyo gutwika cyakoreshwaga. Bamuziritse bagiye gucana umuriro, yabumbuye akanwa ke asabira umwami w'Ubwongereza, arangije aravuga ngo, Uwiteka Imana, fungura amaso y'umwami w'Ubwongereza, kuko yabonaga ko bene wabo b'Abongereza bakeneye ijambo ry'Imana. Tindari yaje gupfa Bibiliya yanditse idasohoye, ikiri mu nyandiko. Ariko isengesho rye yavuze ubwo ku munota wa nyuma yari agiye gutwikwa ryarasubijwe. Haleluya. Mu mezi make yashize, umwami w'Ubwongereza mushyashya witwaga Edward yaje gushyiraho itegeko yuko Bibiliya ishyirwa mu Cyongereza mu mezi make cyane. Ni igitangaza bikwereka uburyo Uwiteka Imana yiteguye kurinda ijambo rye. Ndetse byarakomeje mu bandi bami b'Ubwongereza bakurikiyeho, aho tubonamo nk'umwami witwaga King James waje no gufata initiative yo gusobanura iyi Bibiliya dukunda gukoresha yitwa King James Version. Abo bose kuba barabikoze nuko bagize byatangijwe n'umugabo wafashe initiative yowe n'Umwuka w'Imana, William Tindari. Nshuti zanjye, iyi Bibiliya dufite dusoma rimwe na rimwe dutesha agaciro, ni Bibiliya yabonetse hatanzwe igiciro gikomeye. Benshi barishwe kubera yo kugira ngo iboneke, benshi baritanze, benshi babaye mu mavumo kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe gusemurwa. Ni ingenzi cyane yuko turiha agaciro. Bibiliya ikimara gusomwa uko nababwiye, habayeho amavugurura akomeye, aho tubona hagiye hatanya noneho n'amarevolution atandukanye,
buriya ubuprotestani ni kimwe mu bintu byafunguye intekerezo z'abantu, kuko bari abantu bibere mu mwijima batazi iriva n'irirenga, ariko gusoma Bibiliya byafunguye mu ntekerezo. Habamo amaverisiyo atandukanye nka reverisiyo amerikani, habaho amavugurura atandukanye mu by'idini nk'ayakozwe na John Wesley washinze itorero ry'Abamethodiste, habaho amavugurura atandukanye yabaye mu kinyejana cya 19 ayobowe na William Miller. Abantu barushaho kugenda basoma ijambo ry'Imana, bituma natwe dufite amahirwe ubu ngubu yuko tubasha gushoma ijambo ry'Imana mu ndimi tubasha gusomamo. Ariko dutangira twibuke Satani afite amayeri menshi cyane. Satani afite amayeri menshi cyane muri iki kinyejana. Yabonye yuko Bibiliya ari igitabo kiri populaire, kikunzwe n'abantu benshi, kikurwa n'abantu benshi, ahitamo noneho yuko abantu bashobora kuzajya bagisoma ariko ntibagire icyo bakuramo. Ari hagenda akoresha abigisha bamwe b'ibinyoma bavuga yuko bigisha Bibiliya ahubwo bakigisha ibinyoma. Ubwo n'ubundi bwa Satani, n'ubundi buryo Satani akoresha mu kurwanya ijambo ry'Imana. Ubu ngubu hari translation za Bibiliya zigenda zisohoka, usoma ukagira ngo ntago ari Bibiliya gusoma, kuko usanga completely different n'icyo ijambo ry'Imana rivuga, ukajyaho n'interpretation bari kwikorera gusa. Izo nazo muzazibona. Ni ingenzi cyane yuko rero dusaba Uwiteka kugira ngo abashe kudusobanurira ijambo rye, ariko kandi Uwiteka Imana yiteguye gusobanura buri mwana wese wifuza kwiga ijambo rye. Rero dutangira twabonye ya poem ivuga ngo ijambo ry'Imana ni nk'ibuye ry'umucuzi. Ibyo birego bizakomezaho muri iyi minsi, so biziyongera. Murabizi mu kinyejana cya 19 icyo bakunda kwita mu Gifaransa siècle de la lumière, ahubwo abantu bavugaga ngo batangiye kujijuka, nibwo Satani naho yatangiye kuzana andi mateori avuguriza iki ijambo ry'Imana ryigisha. Imwe mu mateori izwi cyane ni yitwa evolution, yerekana yuko abantu babaye kubw'impanuka ikavuguruza irema rivugwa na Bibiliya. Rero ni ingenzi cyane yuko twebwe twizera ijambo ry'Imana kugira ngo buri nyandiko yose tuyigeranyishe ijambo ry'Imana, turusheho kwiga no gusobanukirwa. Kandi ku iherezo Kristo uwo nguwo nyiri ijambo agiye kugaruka bidatinze atujyane iwe mu ijuru. Muri iyi minsi twumva inyuno nyinshi zigenda zikubita ryabuye ry'umucuzi, ni nyinshi cyane, ariko izo nyundo zizagenda zisenyuka, iwe ry'umucuzi zizahoraho. Buriya ni wumva urusaku rukubita ku nyundo y'umucuzi ntibizagutangaza, ahubwo bizabe impamvu yo gutuma utangira gukomeza gucukumbura mu ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana yandikishije ni ijambo rishobora guhindura imibereho yanjye nawe muri uyu mugoroba. Reka dusome Abaheburayo igice cya 4. Abaheburayo igice cya 4 twumve impamvu iri jambo ari ingenzi cyane yuko turisoma. Dusoza dusome Abaheburayo igice cya 4. Haravuga ngo, turasoma ku murongo wa 12 ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Iri jambo ry'Imana rifite imbaraga, ni ijambo rizima, nyiraryo niwe muremyi w'isi n'ijuru, yiteguye gufasha umwana we wese wifuza kwiga ijambo ry'Imana. Ikintu nagira inama buri wese urimo hano kandi nanjye nyigira, reka dufate umwanya twiga ijambo ry'Imana. Reka igihe kinini cyacu tugifate twiga ijambo ry'Imana, kuko nabibabwiye ngewe nk'umubwiriza uhagaze imbere yanyu nshobora kuzaza nkakuyobya mu gihe utiga ijambo ry'Imana. Umuyobozi w'idini runaka ashobora kuzaza akakuyobya. Inshuti yawe wizeraga wasobanuzaga byinshi ashobora kuzakuyobya. Umuvandimwe, umubyeyi, umwigisha wo mu ishuri ashobora kukuyobya. Ako mu gihe wowe ibyiyongera byawe bishingiye ku ijambo ry'Imana kandi wiga ushamikiriye wifuza kumenya ukuri, ibyo binyuma byose bishobora guturuka ku ari we wese, kuko Satani nta numwe adashobora gukoreramo. Ku ari we wese Imana Uwiteka yiteguye kukurinda ibyo binyoma. Niyo mpamvu buri kintu cyose uzumvana umuntu uzajye ukigereranyisha ngo handitswe ngo. Tugiye gufata umwanya dusenge, aho Amazing Grace Academy bagiye kutiririmbira imwe mu ndirimbo nziza
ni indirimbo y'113 mu gitabo cy'ikinyarwanda, aho Kristo akomeza guhamagara buri wese nge nawe ngo tumusange. Muri uyu mugoroba Kristo arifuza yuko tumwegurira imitima yacu akatuyobora mu ijambo rye, kugira ngo mu gihe dusoma ijambo rye turusheho no kumufungura imitima yacu yemere kwinjira. Nitukabo gusoma no kugira ubumenyi busanzwe, ahubwo turusheho no kwemerera nyiri ijambo ari we Yesu Kristo gutura mu mitima yacu. Muri iki cyumweru tuzaba dufite, ndasaba umushyitsi waba uri hano ndetse n'umwizera wese kugira ngo azarusheho gusengera mu mutima asaba yuko ijambo ry'Imana ryahindura byinshi mu bugingo bwe. Kandi ndizera nashidikanya yuko Kristo yemerewe guhindura byinshi mu bugingo bwacu. Reka dusenge. Data wera uri mu ijuru, twongeye gushima ijambo ryawe wandikishije. Reka ijambo ryawe Data ritubere itabaza ari muri kibenge byacu. Muri iyi si y'umwijima, reka ijambo ryawe tubere urumuri, kugira ngo Data inzira yose ducamo ibe ari inzira iyobowe n'ijambo ryawe, kandi kuyereza ubu ugiye kugaruka tuzagusanganire twishime. Byinshi bizagenda biza bishaka kurwanya ijambo ryawe, inyundo nyinshi zagenda zikubita ku ijambo ryawe, ariko Data nk'uko warinze ijambo ryawe kuva kera, witeguye no kurinda ubu ngubu, duhe kwizera ijambo ryawe Data. Kandi turagusabye Data, ubwo abana bawe tuzajya dufunga ijambo ryawe turi kwiga, buri wese ahazajya bari Mwuka Wera ajya amanuka abane nawe, amusobanurire ibyo atumva byose, kugira ngo Data tubashe kuyoborwa ku kuri kose. Kandi twizereye yuko tudashidikanya uzatuyobora ku kuri kose. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.